Mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Ndabasuhuje cyane. Kandeke guseka uyu munsi mfite agahinda kenshi n'umubabaro. Ndashaka ko tuganira noneho mana yanjye. Gusa nizere ko mumeze neza nk'uko mubizi ni Baho TV. Baho wongere ubeho, ubere abandi urugero rwiza, ubabere ibyishimo, ubabere umunezero. Ntubeho ngo ube ikibazo ku bandi, ahubwo ube igisubizo ku bandi. Urakoze cyane wowe wakanze subscribe, ukora share, ushireho like, ukomatinge. Yesu arakumera umugisha mwinshi cyane, mwinshi kandi utagabanije. Ndabasuje cyane yambu mwese. Amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Nimukundiye ukuri Kevin. Uyu munsi ndifuza kuganira namwe inshuti yanjye, kandi ntabwo nishimye bitewe nuko hari ibintu byinshi ngenda mbona bitari byiza kandi bidakwiye umunyarwanda n'umunyarwandakazi. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku kintu gikomeye. Ndashaka ko tuvuga ku muntu mwese muzi kandi mukunda. Birababaje cyane kuba umuntu afata umwanya akavuga umuntu, akamufataho igihe kandi akamuvuga ari mu gihe kitari cyiza. Nibura urakavugwa uri mu gihe uri muri mudu nziza, wumva hari ukuntu umuntu aba yabyutse yumva ameze neza, akumva ko ibyo umuntu yamuvuga byose ntacyo bimutwaye. Ariko nshuti yanjye, hari igihe umuntu aba ari mu cy'umubabaro, cy'agahinda, ku buryo ushobora kuvuga ukumva urakomerekejwe, ukumva urababaye cyane, ukumva ubuze uko wifata. None rero ndashaka ko tuvuga kuri mama Pasiteri wa Theogene, nihanganisha umuryango we, nanabwira Imana ngo ikomeze ihe iruhuko ridashira Theogene watuvuyemo. Ni ukuri umuryango we mukomere, Asiya ukomere, kandi Imana iri kumwe nawe kandi iragukunda kandi yiteguye kukugirira neza. Hari impamvu ukiriho ugihumeka. Iyo mpamvu rero niyo y'agaciro kuruta ibindi byose wumva no kuruta ibindi byose wabona. Ndashaka ko tuganira kuri uwo muntu. Muramuzi Asiya Uwanyana. None rero ngiye kubona mbona hadutse umusore ngo Imana yamutumye, ngo nimba ngo yitwa nde sinkeneye no kumumenya wenda cyane bihambaye, ariko ndazi neza ko Imana ivuga. Namwe muri mwebwe nzi ko hari abo tubyemeranywaho. Imana iravuga kandi irakora kandi ivugira muri twebwe. Njye nemera ubuhanuzi ku giti cyanjye, nshuti yanjye. Ariko se kuba nemera ubuhanuzi bivuze ngo nta disipurine yo guhanura? Ese Imana ikunda igendana n'abantu batagira gahunda? Imana igendana n'abantu ntibindeba? Ko nzi ko Imana igira gahunda, nkaba nzi ko Imana igira ibanga, ni ukubera iki turi kugenda dushaka gusebya izina ry'Uwiteka Imana? Mbaza Noheli, ngo uwo musore yitwa Noheli, sinzi ngo irindi ngo nimba ngo arinde, nindyibuka ndaribabwira. Ndibaza, ese yarabyutse cyangwa se yararyamye? Imana iramusura iramubwira ati mwana wanjye genda ujye kurongora Asiya Uwanyana nk'uko abivuga. Mbere yo kubikora ugenda ubanza ubibwira isi yose.
cyangwa se ni kwa kundi tuba turi gushaka hiti tuzishakira aho zitari. Ntabwo kugira ngo ube hiti ari uko uzakomeretsa umuntu, ntabwo kugira ngo ube hiti ari uko uzavuga ibintu bitakwiye kuvugwa, ari uko uzakora ibintu bidasanzwe bibabaza abantu muri rusange, bicanga abantu muri sosiyete kugira ngo ukunde wubake izina, kugira ngo ukunde wamamare. No, ntabwo ariko mbyumva, nta nubwo ariko mbitekereza. Ahubwo kugira ngo wenda uhitinge, ubuzwi, umusitari ukomeye, birasaba gukora cyane. Ikindi, igihe cy'umuntu iyo kigeze aramamara. Hari igihe kigera tukamenyekana, hari n'igihe kigera ntitumenyekane nyine, kubera bitewe n'igihe. None ndibaza iyo Mana yagiye ikamusanga, ikamubwira ngo ngiye ngo haye uriya mudamu azakubera umugore, ugenda ujya kuri kamera 1, 2, 3 bivuge. Koko mu by'ukuri inshuti zanjye mwe mukunda Asiya, murabona igihe arimo ari icy'amatiku, ari icyo kwirirwamo bamuhamagara ngo uyu muntu uramuzi, ibi n'ibi, cyangwa igihe arimo mu by'ukuri twakamenye kubana n'abantu ndetse tukamenya n'igihe barimo. Ubundi baravuga ngo ugomba kuvuga ijambo waritekerejeho, wamenye n'igihe ugiye kurivugira. Ndeka mbyemere ko Imana yavuze se koko. Nose nimba Imana yavuze, kuki atagiye ngo amusange, amuganirize, amubwira ati rero Imana yavuze, byagenze gutya na gutya, Imana yakunyeretse, baganire, babiganire paka duruduru ngaho ku Isimbi TV, ngaho kuri Big Town TV, ngaho kuri nta cano atagiyeho. Turemeranywa ko Imana yacu ari uko ikora. Ese Imana yacu ikorera mu kavuyo? Ese Imana yacu igendana n'abanyabwenge cyangwa ikunda kugendana n'abanyabwenge ese cyangwa ikunda kugendana n'abatagira ubwenge? Ijambo ry'Imana riravuga ngo nubura ubwenge nzakureka. Wowe muhanuzi uri kunyumva, ndakwinginze mbwiza ukuri. Ni ngombwa ko ibyo Imana ikweretse byose ubivuga? Ni ngombwa ko ubivuga mu gihe kidakwiye? Uriya mubyeyi twakagombye kumuba hafi, aracyifitiye umubabaro ku giti cye, aracyifitiye agahinda, aracyibuka uwe wamukuwemo. Niyo yaba afite icyo gitekerezo cyo gushaka, ntabwo bivuze ngo haboneke umuntu ugenda musige amukomeretse, ngaho ngo yakuyemo impeta, ngo ubwo ngubwo yabonye sheri, ngaho ngo yagize. Banyarwandakazi, inshuti zanjye, bavandimwe, ndababaye cyane. Tumenye igihe tugomba kuvuga n'igihe tutagomba kuvuga. Nimba umuntu ari mu kaga, reka tumube hafi, tumuhumurize. Nimba dufitanye bifu, hari byinshi turi gupfa, twirengagiza abanza akomere, ave muri bya bihe bitoroshye, namara kubivamo tuzaterure cya kiganiro tukizana. Rata siko mubyumva? Mumbabarire mumbwire, tuganire kuri iki kintu nk'abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana mwegere hino mumbwire. Yemwe bahanuzi b'Imana mwe, ntabwo mbatesheje agaciro, nemera neza ko Imana ivuga. Ariko se icyo Imana cyose ivuze ni ngombwa public? Hari ibyo tugomba kuvuga, hari n'ibyo tutagomba kuvuga. Mu by'ukuri mumbabarire, twe gufata abantu nk'aho atari abantu, twe gufata abantu nk'aho batagira umutima, badatekereza. Ariko uzi kwirirwa umuntu agushyira mu majwi muri wowe wifitiye ikintu kiri kukubabaza, kiri kugukomeretsa, wifitiye intimba yawe ku giti cyawe, wifitiye agahinda kawe. Koko ntitubizi ko uriya mubyeyi afite intimba n'agahinda n'umubabaro. Imana izamwomora inguma, izamwomora ibikomere, ndabikubwiza mw'ukuri.
ariko se mu gihe atari yabasha kwisuganya we ubwe ngo yitekereze avuge ngo iki kintu, mu gihe watatangaje ikintu wowe uraza uvuga ngo Imana yakubwiye, nibyo koko yakubwiye, ariko se yakubwiye ngo ugende ujye kubwira isi yose? Wabigumanye ukabisengera, ukabaza Imana neza, ugafata amasengesho y'umunsi umwe, 2, 3, byaba ngombwa ugafata 7, ugasenga ukabaza Imana, se Mana ntera intambwe njye kuvuga. Tureke gushaka hiti twinezeza. Hari ukuntu winezeza ariko uri gukomeretsa uwundi muntu. Kuki dushaka kwishima nyamara hari abo turi kubabaza? Kuki tutaharanira kugira ibyishimo ngo n'abatwegereye bishime? Apana gushaka kunezerwa, apana gushaka kuvuga, apana gushaka kuba hiti, nyamara mugenzi wawe ari kubigenderamo, ari kubibabariramo, ari kubikomerekeramo. Ndabinginze mwe munkunda, munkurikirana umunsi ku wundi, tugirane inama. Gira mugenzi wawe inama, amenye icyo avuga n'igihe agomba kukivugiramo. Hari ijambo wavuga mu gihe kitari icyanyacyo, umva bakakunyata, ibyawe bikarangira. Erega ntabwo ibintu byose tuzi ariko tugomba kubivuga, ntabwo ibintu byose tubonye ariko tugomba kubivuga, ntabwo ibintu byose tubwiwe ariko tugomba kubivuga, ntabwo ibintu byose Imana ivuze ariko umuhanuzi agomba kwihutira kuvuga. Uba ugomba no kubanza ukabisengera, ukabaza Imana neza. Erega umuntu ajya anavangirwa, nasubwirwa n'iki? Erega umva, aho Imana igera na Satani arahagera. Wari ubizi neza? Uko ufite marayika murinzi w'Imana ukugendaho, niko ufite dayimoni ya Satani nayo ikugendaho. Ya yindi igomeza itanga ibirego ku Mana ivuga ati wamubonye. None kuki utasenga ngo ubanze ubaze Imana, ubanze unayigenzure, umenye neza ko ari ijwi ry'Imana rije. Umenye ko ushobora no kumva andi majwi y'ibindi bintu, wenda y'izindi mbaraga. Na Satani afite imbaraga, ntibazababeshe, na Satani afite imbaraga. Nudatinya Satani ngo Satani ngo arahara aciriritse, numva muzahangana, muzabitana usange birarangiye. Ni ukuri nubwo ndi guseka ariko nshuti yanjye birababaje. Birababaje ko umuntu yajya hariya akavuga ngo Imana ngo ngiye yambwiye ngo ningende ndongora uriya mugore ngo n'uwanjye, ngo ahubwo ngo ndaje ngusengere ngo ubukwe, ngo ndaje ngo mbatumire, ngo ndaje bla 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 bla. Ibyo ni ibiki? Ako ni agatwiko, ni hiti. Ibyo bintu murumva ari byo nshuti? Bakuru banjye, barumuna banjye, basaza banjye, babyeyi banjye, ibyo bintu murumva ari byo? Mureke gutukisha izina ry'Imana, mureke gutuma Imana yacu, ntimugafate Imana ngo muyigire umuntu uri aho usanzwe. Imana yacu niyo gutinywa. Nimba udatinya Imana utinya iki? Ku buryo ugenda ntabwo, ibyo bintu ntabwo ari byo. Tugirane inama, tubereho guhugurana. Wabajya inama ngo Imana irabasanga. Kandi nubona mwene so atana, ntugatume mwene so atana. Kandi hari icyo wakora. Nimba ubona hari icyamukebura, hari icyamukura mu murongo arimo utari mwiza, mukebure, umubwire ati garukiraho, genda gake, ibintu nagaruka ubikorwa. Sibyo? Apana kwirirwa. Mureke dukundane, mureke tugire urukundo, mureke tugire ubumuntu, mureke tumenye kubana, mureke tumenye kwiganaho. Nundeba unsobanukirwa umenye ati se ibintu ngiye kumubaza aka kanya birakwiye cyangwa? Twe kwihutira kuvuga. Nimba waramenye Imana ukabusenga, ukaba udafite ubwenge, Imana izakureka. Yesu azagendana n'abanyabwenge, azagendana n'abahanga. Yesu ntabwo agendana n'injiji, ntabwo agendana n'abapfapfa.
Yesu agendana n'abanyabwenge. Rero mureke twubake sosiyete yacu, kuko turi mu gihugu kirimo umutekano. Ni ngombwa ngo dukore ibyo dushaka, ibintu byose dutekereje. Nimbyuka ndi gutekereza ikintu mpite ngikora, nimbona ikintu mpite nkivuga, kubera ko turi mu gihugu cy'umutekano. Natwe twidegembye dukore n'ibitagomba gukorwa. Tugire umuco, ibi bintu ntabwo ari ibintu kwirirwa umuntu avuga, umuntu asebya, umuntu avuga. Nimba Imana reka nkubwize ukuri, ngo amasezerano y'Imana ngo aratinda ariko ntabwo ahera. Buriya Imana nikubwira ikintu, jya wicara ugisengera, ugitegereze kandi wizeye. Ntabwo ari ngombwa ko Imana ikubwira ikintu ngo uhere ku wa mbere uhamagara, ku wa kabiri, ku wa gatatu ubwira buri muntu wese ngo Imana yambwiye. Mwajye mugira ibanga. Njye ntabwo nkurwanyije ngo nkubwire ngo Imana ntiyakubwiye. Nimba Imana yarakubwiye, nimba itarakubwiye ntabwo mbizi, ariko si cyo nibaza. Nimba kuko yarakubwiye ngo ugende ujya kubivuga public, ese niyo yabikubwiye ntiwabanza ugasenga ariko reka nkubwize ukuri, hari ibintu tuba tugomba gushyiramo logike nyinshi, apana guhita tuba abapfapfa. Mureke tubeho nk'abanyabwenge, twe kubaho nk'abatagira ubwenge, twe kubaho nk'abadafite imitima, nk'aho turi amarobo. Amarobo niyo atababara, niyo adatekereza. Irobo bararikora bakarisendingamo ibyo rigomba gukora, ibyo rigomba kuvuga, kugeza igihe nyine manda yaryo izarangira. None se nkawe umuntu uratekereza neza, ufite amaso, ufite ubwenge, uri gutekereza ku cyo ugomba gukora n'icyo utagomba gukora. Ni gute ukora ibintu byose bije, ikintu cyose kije muri wowe ugikora, ikintu cyose kije muri wowe ugikora? Why not? Ntabwo ari byo. Ni ukuri ndabinginze, ntimuzarambirwe ijambo ryanjye ngo ndabinginze, ko nzahora mbinginga. Nkunda gusaba, kandi iyo mvuze ngo ndakwinginze ni uko mba mbabaye, numva ko ikintu ndi gushaka ko wamfasha wagikora, wanyemerera ukacyumva, ukacyumva ukagikurikiza. Buri muntu wese agira karagiteri ze, ubwo nyine nanjye ako kantu mugomba kukanyihanganiramo, mukakamenyera, sibyo? Ariko reka mbabwize ukuri, ntabwo bikwiye ku munyarwanda, ku munyarwandakazi. Mureke igihugu cyacu tucyubake, tugihe indangagaciro nzima, ku buryo n'abazajya bakizamo hari ibyo bazajya batwigiraho, bavuga ati kabisa u Rwanda rwateye imbere, abaturage barwo. Nimba dufite abayobozi beza, ni gute twebwe abayoborwa dushaka kwigira ibinani, dushaka kwikora nk'abana bato? Umwana muto niwe ukora ibintu byose, agafata akamena, agafata akavuga, adatinya no kuvuga icyo ikije cyose aravuga. Mbese twe turi abana? Nimba turi bakuru, tukaba dufite igihugu kirimo umutekano, dufite abayobozi beza, Imana yaraduhaye umuyobozi wacu, perezida w'u Rwanda Paul Kagame, umubyeyi wacu dukunda, watugejeje kuri byinshi, tukaba tumufite nk'umubyeyi, mubona ukuntu arara amanywa nijoro adasinziriye kugira ngo abaturage biwe bakomeze bamere neza. Namwe mwarangiza mugashaka kwiyambura indangagaciro, mugashaka kwitwara nk'aho mudafite uburere. Icyambere tuba turi gusuzuguza Imana, dusuzuguza n'umuyobozi mukuru, umubyeyi wacu, perezida wacu. Ko iyo mico ushobora kuyijyana mu kindi gihugu, bakavuga ati ni kuriya mu Rwanda bayobora, ukaba utukishije umuyobozi wacu mukuru, perezida wacu, umubyeyi wacu. Urumva ibyo bintu bikwiye? Buri munsi aratubwira ngo nutiha agaciro ntawe uzakaguha. Aba yatwigishije akatubwira amagambo yadusunika, ariko reka da tubyumvira hano bigahingukira ahangaha. Ese nimba umuntu aba adafite ibyo muri we yavukanye Imana yamuhaye, si hari n'ibyo umuntu yigira ku bandi rata?
uzi ko hari ukuntu umuntu aba afite ahantu yarerewe atazi ibintu byinshi, atazi ikinyabupfura, atazi uburere, ariko yajya muri sosiyete runaka akagenda yigiramo uburere butandukanye. None mwebwe tubwizanye ukuri, murabona bikomeje gutya, umuntu abyuka avuga runaka, undi abyuka avuga runaka, ejo abantu bazahura mu nzira barwane, ejo abantu bazahura mu nzira batukane. ubuse turi kubahisha Imana, turi kubahisha umuyobozi mukuru w'u Rwanda, turi kubahisha nde? Tugarukira aho ngaho, mumbwire muri komenti, musharinga abandi iki kiganiro. Nkomeza kubwira Uwanyana Asiya nkubwira ngo komera, ihangane, ibyo wumva byose jya wihangana. Ijambo ry'Imana ryo ryavuze ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Ntabwo turageraho Satani atarasa imyambaro, ariko humura, Imana iragukunda kandi izaguhoza amarira, kandi humura. Pasiteri wacu Theogene, Imana yamukunze kuturuta, kandi ikomeze imuhe iruhuko ridashira, akomeze aruhukire mu mahoro, kandi tuzi neza yuko yagiye mu ijuru, aho twese dusiganirwa. Ku munsi w'umuzuko natwe tuzongera tumubone. Rero komera, wirengagize, wisengera Imana, ibindi byose ubireke. Nawe nkubwira musore wowe witwaza ngo Imana yavuze, nimba Imana yavuze, gira ubwenge, umenye ibyo yavuze, umenye n'uko ugomba kubivuga n'igihe ugomba kubivugiramo, kugira ngo udateza impagarara, ikindi ukakomeretsa umutima w'umuntu. Sibyo? Namwe inshuti zanjye, mumenye ko ibyo mugomba kuvuga n'igihe mugomba kubivugiramo, bitewe n'aho uri, bitewe n'ibyo murimo. Ndabinginze rwose, twe kuvuga nk'abantu badafite umuco, badafite uburere. U Rwanda rwacu dufite umuco, turi Abanyarwanda, turi Abanyarwandakazi, nta kindi kituranga sibyo umuco n'uburere. Mumbabarire, sibyo? Ndabakunda cyane cyane. Yesu akomeze kubampera umugisha, amahoro y'Imana abane namwe. Wowe utarakanda subscribe, kanda subscribe, ukore share, ushyiraho komantere, usharinga abandi, like. Imana izajya iguha umugisha kugira ngo ibiganiro byanjye byose ncisha kuri Baho TV byose ubashe kubikurikirana. Ciao ciao.